Mumeze gute? Mumeze neza? Nizeye ko mumeze fresh. Ibi nayo Munange. Noneho ubu tugiye kureba uburyo wakora beat ukoresheje telefoni yawe, ugakora beat rwose neza fresh nka zino mujya mubona kuri channel yanjye. Tugiye kurebera hamwe ukuntu wakora beat muri telefoni yawe wifashishije application yitwa BandLab. Application yitwa BandLab dore niyi. Tugiye kureba ukuntu wakoramo beat neza fresh cyane wifashishije telefoni yawe. Guys, bana nanjye step by step urahava umenye neza ukuntu nawe wakwikorera beat imeze fresh. So guys, niba ugeze kuri channel bwa mbere, kora subscribe, ufungure inzogera, tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho. Let's go, twagiye. Uraza muri telefoni yawe ushake application yitwa BandLab dore niyi. BandLab niba utayifite muri telefoni yawe bagusaba kuyidownloadinga kuri App Store cyangwa application cyangwa muri Play Store. Noneho so guys, nuhagera urayifungura, noneho winjiremo muri application yawe yitwa BandLab. Winjiyemo urahita ujya kuri tableau imeze gutya. Nugera ahangaha urahita ubona tableau imeze gutya, uhite wewe ubireka uze kandi hano kuri plus. Ahangaha kuri plus tugiye gukereya beat nshyashya yacu. Noneho numara gukanda hano kuri plus, uraza ukande kuri plus. Numara gukanda kuri plus urahita ujya ahantu hari tableau imeze gutya. So guys, urahita uza ahangaha handitse ngo Open Studio. Ahangaha uri kubona Open Studio, uraza ukande kuri Open Studio, urindireho gatoya. Uraba ufite internet yawe, ukande wemeze. Noneho urahita ugera hano. Nujya hano uraza, urabona hambere handitse voice, ariko byose urabireka uzangaha ngiye kukwereka. Aha handitse looper, turi nahangaha handitse looper. Aha uraza ukandeho wemeze, urabireka birodinge. Nugera hano tugiye gukorera beat yacu, uraza wumve muri utu tuntu tuba duhari beat wakora. Aha dushaka gukora beat yacu, uraza hano basacingira, uraza aha basacingira dore naha, uze ukandeho. Tugiye kwandikamo beat, usacinge beat. So guys, urabona tugeze kuri tableau imeze gutya. Uraza uhitemo wumve beat wakoreramo ukumva biri kujyana. So guys, nyuma kugera hano urahita beat uraba umaze kumva wakoramo beat, urahita uza yanjye ngewe misemo iyi beat, iyi ngiyi rwose iri ahangaha. Iyi beat niyo ngiye mbashije kuba nahitamo, dore niyi beat njye nakoreramo neza nkumva biri kugwamo fresh, ni iyi ngiyi. Uraza uyikande hano kuri plus. Ahangaha uraza ukande aha kuri plus, ubanze uyidownloading. Uraza ukandeho kuri karaga plus, urahita ubona bigenze gutya. Urahabona ahangaha aha kuntu habaye.
So guys, urabona beat tugiye noneho guteranya beat zacu. Urabona hari ahambere handitse beat buzz n'ibindi bigiye bikurikiyeho, none uraza ukandeho wumve beat wakora. Tugiye guhera ku kambere, umva ukuntu akambere kaba kavuga. Tujye no ku ka kabiri ka buzz. Aha urabona aya ni ama keyboard tugezeho. N'aha gatatu n'aha kane voice ukandeho, n'aha gatanu. So guys, noneho tugiye guteranya beat imeze fresh. Reka duteranye utu tuntu twagenda ukandaho. Reka duhere ku kambere twumve. Nuba ushaka kurikodinga beat yawe urahita uza ahangaha kurikodinga beat yawe. Dore uraza kuza ahangaha wemezemo, ariko ngiye kukwereka uburyo wakora beat. So guys, twagiye. Uraza ahangaha urakandaho bitewe n'ibyo ushaka. Reka wenda ngiye nimere kuri aka. Urumva beat iri kugwamo nta kibazo. So guys, noneho tugiye kurikodinga nkwereke n'uburyo wakuraho beat waba umaze gukora. Nk'ibisanzwe tuhita tuza ahandi nakweretse ahangaha, uze ukandeho. Nusoza noneho twagiye. Uku niko wakwikorera beat nawe muri telefone yawe.
Ya guys, urabona turangije kurikodinga, noneho tugiye kuba twareba ukuntu wakuraho ya biti wamaze kurikodinga. Urabona turikodinze biti y'iminota ibiri, n'amasegonda 3. Tugiye kureba ukuntu uhita uyikuraho. Mu kuyikuraho urahita uza noneho ahangaha uraza ukande hano save, uze hano wenda tuvuge display, uraza ushyireho izina, wenda reka nshyireho Afrobeat, uhite uza wemeze ahangaha uri kuhabona Afrobeat. Reka dukoreshe udufureshi, uraza wemeze ahangaha, wemezeho. Urabona baramamaje, basizeho ama adi. Reka turebe, uraza ukandeho nk'ibisanzwe usave. Save. Niba tujya kuri taburo imeze gutya, uze ukande ahangaha, urahita uza ukande ahangaha badawunodingira, ukandeho udawunodinge, uhitemo ko iza ari video cyangwa se ari audio, uraza uhitemo audio. Urabona yamaze kuvaho, biti yacu yamaze kuvaho. Noneho reka tujye muri gaye yacu twumve. Tujye muri audio twumve noneho. Urumva biti yacu yamaze kuvaho, nta ribi, biti yacu yamaze kuba yavaho. So guys, niba ugeze kuri uyu munota ukireba kuri iyi video, kora subscribe, ume na like, ufungure inzogera, tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho. Sawa, murakoze.